yawe igihe rero ngurikira ushaka iki hano shakisha nshaka iki zishaje byaba bijerekani byaba amabasi ibyo turabidoda byaba amasafuriya yandi yashaje nayo turasudira mwiremerewe merci nyoko sawa mama we kuno muri kunyuka inabi icyo kibazo none se habaye iki gituma mbwira nabi kandi nishakiraga inkweto zo kudoda nkazi hari rero simerewe kumbwira nabi kandi nikeneye inkweto zo kudoda ntazo mwaba mufite zishaje ngo tuzibakorere Nese arabura iki? Kandi ufite agahinda. Nta nkweto zihari imva imbere. Merewe kore bandanye ko hari akazi k'inkweto ko. Reka nigende. Umva. Ndabuze umwana wanje Mutoni. Bamutoni se kare beshi Mutoni na umwana wabuze ari mu mwana umeze ute ko Mutoni wanje Mutoni umukobwa Mutoni agakobwa kakayumbu gafite imisatsi ya naturere kananutse ukuntu ntakuze ariko hari Mutoni wajya guza kudodesha inkweto hafi ngaho yaho dukorera haradukora ku muhanda yajya gaza kudodesha inkweto ku mukorodoni twari twegeranye kandi uwo mukorodoni yaragiye nayo naratwara mubuze sinzi ahantu yabaragiye nimba baba barajyanye byose nabimenya ko hari icyo nagufasha ndamutse mbenya amakuru kuko ubu ngubu simbizi neza nabazo ngabaza amakuru ubwo se ubwo urambarije iseta kabisa irananiye iseta korodoni yari tucyakorera twabonaga amafaranga ariko se korodoni ubundi yagiye munava mu rugaje ushaka amafaranga yajya ku iseta akigwa yicaye kazi kaba kabuze abakiriya babuze nk'ubu se koko akazi umuntu azakari kazakora iki ni ibibazo bikomeye cyane umukorodoni wakoraga hano rero ntago acyakorera yarimutse yaragiye hari n'ibikweto byari ahangaha by'umukiriya yadodaga yaravifasha arazijyana kabisa rwose umukorodoni nanjye sinzi ahantu aba nimero ye nayo yarananiye nta yindi waba ufite se gufasha muri iyi minsi nimero yarabuze ahubwo se ko ndeba none se bamushakaga cyane cyane bishoboka ari gahunda mwari mufitanye ariko wenda twazapanga umunsi najya kukwereka hano n'abanyeka yabari kambwiraga ngo za Kimironko hari ku isoko ngo hafi aho ngaho ngo ntakorera ariko sinzi niba kidoda nanjye byaranyobeye gusa nagufasha kumugushakira ushobora gukoza kamoka nimero kawe 078 46 yego urakoze cyane kabisa ndagiye kugerageza ukuntu namugushakira
nzagwamaha kuri telefone nimbona. ugerageze naramubuze kandi ndahangayitse. Ni ukuri ko Imana nzagerageza kandi nzagufasha sibyo se? Shaka uzamfashe. Nzagura akantu. Oya ni ukuri rwose nzagufasha. Sawa urakoze cyane. Urakoze cyane. Baba we yego umwana utera Hacyamungu uriya mukobwa namukunze Hacyamungu nta kintu naba nkoze muri se yakurikiraga Korodeni yaramukurikiranye hirya uriya mwana agomba kumukunda pe. Karibu mu rugo ahangaha ni iwanjye ahangaha niho mba niho nuye biga munsi bigakuje ugeze ahangaha biranshimishije cyane biga munsi uza kureba Korodeni uriya wagiye narakonye nsigara nkutekerezaho cyane numva ndagukunze niyo mpamvu uyu munsi wicaye ahangaha icyo kintu rero cyaranshimishije noneho kugeza ahangaha Hacyamungu ndishimye cyane bose mu buzima busanzwe wari umeze ute? Shana renda aho nyine ari nkumbuye cyane nyine ndishimye kugera ahantu bandahabonye byiza cyane. No mbese mu bushobozi mfite uramu kazi ko kudoda inkweto nawe ubona amafaranga bari make ko kubona tuba turi ku muhanda tuba tugishakisha bitewe n'akazi nkora naho mba vraiment nta hantu bihuriye kari akazi ukora n'ahantu utaha nta kibazo gihari rwose haranyuze mu bushobozi mfite gusa kubera ko nagumye mbitekerezaho numvaga nifuza no kuzajya nkabwira kwa mabukwe kwa data nkabwira ko dukundana mbona rero shiri rero kubera kubona bura buzima nanjye bwo kumana ntago bunshimishije hari icyo natekereje ko nshobora kuba nakwigura akamashini nkajya mbasha gukora inkweto neza 3 cyangwa 4 sinigwe ngurana ndi kudoda ahubwo nkaba nikoreye inkweto neza bitumanya nziranguza numva umushinga nkukoze byazamfasha bikamvana muri ubuzima nanjye nkazagera numva nshaka kuzagera so rero niyo mpamvu ubona nanjye kudoda ntabwo wambyishimire kurashaka gukora ku gashinga tumva wenda wamba igitekerezo kuri uwo mushinga nyine ntabwo wakomeza gukora kuriya ku muhanda baragaragara yuko nta mafaranga afate kubona nanjye ntabwo nishimiye ko sheri wanjye ahora ku muhanda aradoda arajomba ese wijombye sheri byanshimisha cyane pe twakora nk'ibindi wenda nkagushingira nk'iduka ugacuruza inkweto cyangwa wenda na resitora biriya ntabwo ari ngombwa cyane so wakoze twagerageza tukora icyo twakora hagati aho ngaho njye nawe ariko gusa njyewe uko mpagaze uko nakubwira umushinga nari mfite ibyo nakubwiye ntabwo nakubwira ibyo bintu nanjye nzi ko nta kintu nagufasha nanjye nzagufasha warakoze ndishimye cyane gusa ndishimye ubwo nanjye ngiye kwicara nanjye ndebe icyo twakora hagati aho nawe igitekerezo nanjye ngitekerezeho turebe icyo twakora tugomba gufatanya sheri abantu benshi bazi yuko kwishima hari se ibintu bya mirenge ariko nk'ubu ngubu bakwereka ibyishimo mfite ndishimye cyane ntabwo wabyumva shabe nanjye ndishimye uzi ibyishimo ngeze uyu munsi numbwiye ako kantu numva ndishimye cyane ariko se sheri ubundi tuzongera gusubira ryaza kundeba ryari nzaza vuba nawe nzaza vuba muri iyi minsi reka nawe mba nkukumbuye nuko ugenda utekereza icyo gikorwa tugomba gukora nanjye niteguye uwo munsi uzaza mbwira iyo nkuru ko amafaranga yabonetse ubundi tugatangira gukora umushinga dushobora no kubitegura ukuntu twategura ubukwe cyane 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 urakoze cyane ndishimye ndishimye cyane kabisa vraiment hano ngufitiye inkuru nziza. ubonye akazi se cyangwa hari ukuntu waba wabonye udufaranga? iyo nizo nkuru nziza ni amafaranga nta kindi kintu cyaba inkuru nziza. rero ubukene mfite muri iyi minsi inkuru zitari amafaranga zitari akazi ndumva nakeneye no kuzumva ngiye ubundi. ubukene urashaka kugura ijuru? oya kuzi kubaho sinzi muri iyi minsi rega rimeze nabi. reka tubyihorere basi
mvuye kwa muganga fora byagenze bite None sheri mbwira. ndatwite ubu ngubu ugiye kuba papa Oya, wenda mwite yashoje. kazanda gatoya Wimbeshya. sheri ni ukuri pe ndatwite ntabwo ibyo ngibyo nabibeshya Wavuyeyo kare ariko. navuyeyo kare nari ngutegereje nyine ngo mbikubwire Niko bakubwiye se biri se? ndatwite hano harimo kazanda gatoya Akana kanjye se? sheri ndatwite Noneho. ndatwite ni ukuri Iyo mpamvu yo nyumva vuba. Haguruka ngaho. sheri Akana kanjye. ndatwite Sinumva se noneho. Ahubwo dore tugenda njye kugukorera utwo kurya nk'umuntu w'umubyeyi. utangira gutegura izina tuzita umwana bro Yeah. cha wakoze sibyo wakoze kunzanira umushyitsi nawe yari igikobwa cyiza cyane ni igikobwa cyiza nagikunze asigaye rero urabyumva ni ukugira nyine nawe ugategura tugashaka ukuntu dutegura ubukwe cyane ko urabona ko muramo wagiye kuza wumva ni ugutegura tugatwika nibyo natwe nibyo nyine turimo turashaka kubyihutisha nawe vuba ngaha azajya kunyerekana mu rugo iwabo. wow niko kuri hano wanjye nta mpamvu yo kwipasa muremure sikoze ndumva nishimye nakubeshya kumva nyine mba nanjye sinayimerutse kumva inkuru nziza ni ukuri mba nanjye ndishimye pe urere ibintu byo guhangayika ujugunya hakurya ngiye kujya mukorera utuntu mu gitondo ka breakfast kameze neza urumva akadeseri nuko manzi ni karibu injira ntihakinze ntihafunze ko tutabamenye nitwa Mimi ndakeka neza ko mutamenye ariko ndagenzwa n'urupfu rw'umusore wapfuye bamwishe hafi aha ngaha mu nkengero z'urugo rwanyu. ese ukora muri RIB? Oya ntabwo nkora muri RIB ahubwo ni musaza wanjye bishe. yewe nakundi reka ngende muzakomeze mumfashe dushakire uwo muntu ubutabera kandi murakoze cyane. ukuri tugira amakuru tumenya tuzakubwira kandi ukomeze kwihangana Murakoze cyane. Mwihangane cyane. amakuru y'iminsi sawa araburanye cyane rwose tumaze iminsi tutabonana nanjye ndabameze neza mva rero mu nkuru umva ibintu bimeze gutya byaciyemo se neza neza namufatishije ubu byararangiye wamfashe neza nanjye ndishimye igisigaye nyine no nyuma yaho ko bizagenda nari nzi ko nyine wabimubwiye bya bindi nyine namubwiye ko ntwite ariko nyine urabyumva ndimo ndamubeshya ese nyuma se nyuma yaho se ese ka gakino nakubwiye ntabwo wagakoze ntabwo ndagakora urumva nyine nibwo kimenya ko ntwite nyuma yaho nyine yaramaze kujya muri mudu neza nibwo nzavuga ko inda yavuyemo wenda nkashaka ukuntu nirembesha nkajya kwa muganga urabyumva nyine nawe agakino kazakomeza gutyo cya gishiki cy'umugabo wawe se ntajya hari sinzi iyo cyagiye ubu ngubu ndatuje iyo adahari mba ameze neza ubundi ni isereri mva kubana nawe no kubana n'umuriro ku buriri